Inshuti bakunzi b'ikiganiro bafite intego, turabasuhuje mu izina rya Yesu, tubifuriza kugira igitondo cyiza kuri uyu munsi, umunsi wabere mwiza, umunsi wabere umugisha, twiga ku gitabo cy'ubuzima bufite intego. Njye muri kumwe nitwa Jean Bosco Nshimiyimana, umumisiyoneri ukora n'abana bavuye mu miryango yabo, abo twita abana bo ku mihanda. Muri uyu munsi niho Imana idushyize kugira ngo dukorere. Rero kugira ngo tumenye ubuzima impamvu yabwo, uko twabitangiye tubiganira, bisaba kuba dufite icyerekezo kimwe kuri ku Mana. Umuntu umwe yaranditse aravuga ngo utizera Imana nta kintu umaze gutekereza ku buzima bufite intego. Rero ndagira ngo ushishikarize wowe udukurikiye kubana natwe kugira ngo dufatanye kwiga iki gitabo cya Rick Warren, umugabo Imana yahamagaye ikamutegura kugira ngo atubwire iby'ijambo Imana yashyize ku mutima we, ndetse cyashyize mu Kinyarwanda n'umugabo twese tuzi hano mu Rwanda witwa Pasteur Antoine Rutayisire. Imana iduhane umugisha. Mana urakoze ko uduhaye umunsi mwiza, reka ijambo ryawe tugiye kwiga rigire umumaro imitima yacu, kandi tusobanukirwe neza impamvu yo kubaho kwacu, ko tutari impanuka ahubwo ko dufite impamvu waturemye. Izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. Ni iki kigenga ubuzima bwawe? Uyu munsi wa gatatu naritegereje nsanga inkomoko yo kurushanwa kose ari imbaraga zo kwifuza n'ishyari. Ibyo bintu tubibona n'umwanditsi w'umubwiriza wabyanditse, yandika mu bice 4 umurongo wa 4, kandi undi muhanga arangira abaye witwa Thomas Cartier aravuga ngo umuntu utagira intego y'ubuzima ni nk'imodoka itagira direction, ni igishushushungwa, ntacyo ari cyo, si umuntu. Ubuzima bw'umuntu wese bugira ikibugenga. Kugenga ibintu cyangwa kugenga ikintu ni ukukiyobora, ukagitegeka aho kijya, ukacyereka inzira. Waba ugendesha imodoka, waba ukubita umusumari winjiza mu rubaho, waba utera umupira, uba utanga icyerekezo, ukagenzura icyerekezo iyo kigana. None se ubuzima bwawe bwo bugengwa n'iki? Ubu aka kanya usoma aya magambo, ushobora kuba ufite ikibazo, ikintu kikuvuna cyangwa akazi ugomba kurangiza none akaba aricyo kirimo kugukoresha. Ushobora kandi kuba ukoreshwa n'ibintu byakubayeho kera, ukaba ukibyibuka, cyangwa ikintu uhora wikanga, cyangwa ibyo wemera utarabitekerejeho. Hari ibitekerezo cyangwa amarangamutima menshi bishobora kugenga ubuzima bwawe. Dore ibintu 5 nabonye bigenga ubuzima bwa benshi. Abantu benshi bagengwa n'umutima ubacira urubanza. Bene abo bamara umunsi ubuzima bwabo bwose bicuza ibyo bakoze, bagerageza guhisha isoni z'amateka yabo. Abantu bagengwa n'umutima bacira urubanza ni imbata z'ibyo bibuka. Baba baremereye ibyahise kugenga iby'ejo hazaza. Baba barishyize mu gihano batarabitekereje, bakivutsa ibyiza bari kuzageraho byose. Ubwo Kayini yakoraga icyaha, umutima wicira urubanza wamutandukanije n'Imana. Amaherezo Imana iramubwira iti genda uzabigicamo ki n'inzererezi mu isi. Abantu benshi ni uko babayeho muri iyi minsi, bagenda mu buzima nk'inzererezi batagira intego. Ibihe byashize nibyo byatugize uko turi ubu, ariko si ngombwa ko tuba imbata z'amateka yacu. Ntabwo umugambi w'Imana itangirwa n'ibyo wanyuzemo. Uko Imana yafashe umwicanyi witwaga Mose ikamuhinduramo umuyobozi ukomeye, igafata umunyabwoba nka Gideyoni ikamuhinduramo umwami w'intwari idatinya, niko ishobora gukoresha ibintu bihambaye mu minsi usigaranye yo kubaho. Guha abantu itangiriro rishya, Imana yabigize umwuga. Bibiliya iravuga ngo mbega amahirwe y'umuntu wababariwe ibyaha, mbega umugisha w'umuntu watuye ibyaha bye, Imana ikamukiza urubanza. Abantu benshi bagengwa n'inzika n'umujinya. Bene abo biziritse ku byabakomerekeje kandi ntibashake kubyibagirwa. Aho kugira ngo bareke agahinda baba barabahemukiye, ahubwo bahora bacumura mu bitekerezo byabo. Abantu bamwe bagengwa n'inzika, bagafunga umujinya
bakawuhisha mu nda, abandi bagatomboka, umujinya bakawutura ku bandi. Iyo myitwarire yombi yonona ubuzima kandi kandi ntawe igirira akamaro. Inzika ikugirira nabi kurusha uko igirira nabi uwo warakariye. Uwaguteye kurakara ashobora kuba atakibuka ko yakubabaje, akaba yikomereje ubuzima, nawe wowe ugakomeza gushengurwa n'intimba wiziritse ku byahise. Reka nkubwire, abakugiriye nabi mu bihe byashize ntibashobora gukomeza kukubabaza keretse iyo wihambiriye ku mubabaro baguteye kubwo kubika inzika. Ibyahise byarahise, nta gishobora kubihindura. Nta kindi ubusharire bukumarira uretse kwicisha umubabaro gusa. Iga kwigirira neza. Ibyakubayeho ubikuremo isomo, hanyuma uve mu mujinya. Bibiliya igira iti, umujinya wica umupfapfa kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Abantu benshi bagengwa n'ubwoba. Ubwoba bwabo bushobora kuba ari ingaruka zo guhahamuka, bushobora kuba mu kwiha intego zidashoboka, bushobora kuba kandi ingaruka yo kuba wararezwe n'ababyeyi b'abanyagitsure cyane cyangwa se bukava mu mikorere bwite y'amaraso yawe. Inkomoko iyo aba ariyo yose, abantu bakoreshwa n'ubwoba badindira muri byinshi. Bashobora kugeraho kubera gutinya kubigerageza. Badindira muri byinshi bashobora kugeraho kubera gutinya kubigerageza. Usanga akenshi bagenda bigengesereye, bagatinya guhinduka cyangwa guhindura ibintu, kandi iteka bakagerageza kugendera mu byo bamenyereye. Ubwoba ni nka gereza uba wifungiyemo kandi buzakubuza kuba icyo Imana yashakaga kuba cyo. Ni ngombwa rero kubuhagurukira ukaburwanya ukoresheje intwaro yo kwizera n'urukundo. Bibiliya iravuga ngo mu rukundo ntiharimo ubwoba, kuko ubwoba buhambira umuntu. Ubuzima burimo ubwoba, bwaba ubwoba bw'urupfu cyangwa gucirwaho iteka, bwerekana umuntu utaratunganywa mu rukundo. Abantu benshi bagengwa n'urukundo rw'ibintu. Inyota yo kugwiza ibintu niyo ihinduka intego y'ubuzima bwabo. Iyo rukuruzi yo gushaka kurundanya ibintu, imodoka ibintu ikomoka mu kwishuka ko ningira ibintu byinshi bizanyongerera umunezero, gukomera, gutuza mu mutima. Ariko ibyo byose ni ibitekerezo. Uko ari bitatu byose ni ukwishuka. Ibintu utunze bitanga umunezero w'igihe gito, kuko ibintu byo bidahinduka. Tugeraho tukabirambirwa, tugatangira kwifuza ibishya, ibinini kurutaho cyangwa se ibibirusha kuba bigezweho. Ni ukwibeshya gukomeye kwibwira ko gutunga ibintu byinshi bizanyongerera gukomera, kugira agaciro no kugira ubutunzi ni ibintu bibiri bitandukanye. Ntabwo agaciro kawe kava mu byo utunze, kandi Imana yo ivuga ko ibiruta ibindi mu buzima atari ibintu. Ikindi kinyoma gisakaye mu buzima ni ukwibwira ko kugira amafaranga menshi bizabamo gutuza mu mutima. Siko biri. Ubutunzi bushobora kuyoyoka mu mwanya muto kubera impamvu zitandukanye, kandi udafite ubushobozi. Umutekano nyakuri nta handi wawukura keretse mu kugirana imibanire myiza n'Imana, kuko byo nta gishobora kubikwambura. Abantu benshi bagengwa no gushaka gushimwa. Bene abo bemera ibyifuzo by'ababyeyi, abo bashakanye, abana, abarimu cyangwa inshuti zabo kuba ari byo bigenga ubuzima bwabo. Hari abantu bakuru benshi bakirwana n'intambara yo kunezeza ababyeyi batanyurwa. Abandi batwarwa n'igitugu cyo kwishushanya n'urungano, bagahora bahangayikishijwe n'ibyo abandi babatekerezaho. Ikibabaje ni uko ba nyamugiye abandi bagiye akenshi babigwamo. Ntabwo nzi amabanga yose agenga abantu ku butinzi, ariko hari inzira imwe itayoba yo kurangiza nabi, ni iyo gushaka kunezeza abantu bose. Iyo ugengwa n'ibitekerezo by'abandi bituma udashobora kugendera mu mugambi Imana ifite ku buzima bwawe.
Yesu yaravuze ati ntushobora gukeza abami babiri. Hari izindi mbaraga zishobora gutegeka ubuzima bwawe, ariko zose ntaho zikugeza uretse gupfusha ubusa imbaraga zawe, guhangayika nta mpamvu no kugira ubuzima butagira icyo bukugezaho. Uru rugendo rw'iminsi 40 ruzakwereka uburyo bwo kugira ubuzima bufite intego, ubuzima buyoborwa, bugengwa kandi buyobowe n'imigambi y'Imana. Nta kintu kirusha agaciro kumenya imigambi w'Imana ku buzima bwawe, kandi nta cyashobora gusimbura igihombo giterwa no kutayimenya, byaba kugera ku byo ugambirira, ubukire, kumenyekana cyangwa kwinezeza. Ubuzima budafite intego ni nk'urugendo rutagira iyo rukujyana. Ni ugukora ntacyo ugamije, ni uruhererekane rw'ibintu bitagira impamvu. Iyo ubuzima budafite intego buhinduka nk'imfabusa, bukaba amanjwe kandi ntibugire icyo bukugezaho. Ibyiza by'imibereho ifite intego. Hari ibyiza 5 nyamukuru biva mu kugira ubuzima bufite intego. Kumenya intego y'ubuzima bwawe bibuha agaciro. Twemerewe kugira agaciro. Niyo mpamvu usanga abantu rimwe na rimwe bakoresha uburyo budahwitse nko kuraguza cyangwa ibiyobyabwenge ngo barebe ko bamenya iyo bagana. Iyo ubuzima bwawe bufite agaciro, ushobora kwihanganira ibikubaho byose, ariko iyo nta gaciro wabuhaye, n'utuntu duto duhinduka umusozi. Umusore umwe wari mu kigero cy'imyaka 27 yanditse ati numva ntacyo mvuze kuko maze igihe ndwanira kureba ko nagira icyo mba cyo. Ikibabaje ni uko ntazi icyo nshaka kuba cyo. Ubu mbona bucya nkabona bwira. Nizera ko umunsi umwe nimpishurirwa intego y'ubuzima bwanjye, aribwo nzatangira kumva ndiho by'ukuri. Ubuzima butarimo Imana ntibugira intego, kandi ubuzima butagira intego ntibugira agaciro. Kandi iyo ubuzima bubuze agaciro ntibugira umumaro, nta n'ibyiringiro butanga. Muri Bibiliya abantu benshi bagiye bavuga kuri ubwo buzima butagira ibyiringiro. Yesaya yigeze kwitotomba agira ati naruhijwe n'ubusa, amaboko yanjye yapfuye ubusa, nyakoresha ibitagira umumaro. Yobu yaravuze ngo iminsi yanjye irihuta, irashira nta byiringiro. Akarangiza agira ati kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Akaga gakomeye gashobora kugwirira umuntu mu isi si ugupfa, ni ukubaho ubuzima butagira aho bukuganisha. Ibyiringiro ni ngombwa mu buzima bwawe nk'uko ukenera umwuka wo kuhumeka n'amazi yo kunywa. Ukenera ibyiringiro kugira ngo uhore uhangana n'ibibazo by'ubuzima. Dr. Bernie Siegel avuga ko ashobora kumenya umurwayi wa kanseri uzakira amubajije ikibazo kimwe gusa: ese wumva ushaka kubaho ukageza ku myaka 100? Abazi neza ko ubuzima bwabo bufite intego kenshi bagiye basubiza ngo yego, kandi kenshi nibo bashoboye gukira. Ibyiringiro bizanwa no kuba ufite intego. Niba wajyaga wumva uri aho gusa utagira ibyiringiro, komera. Impinduka zikomeye zigiye gutangira mu buzima bwawe niwiyemeza gutangira kuba ubuzima bufite intego. Imana irakubwira ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira, bafitiye imigambi y'ibyiza, si iyo kubagirira nabi. Nzabari mu mutima kandi mbahe ibyiringiro by'ibyo muzabona hanyuma. Ushobora kuba wumva uhanganye n'ibibazo bidashobora kubona ibisubizo, ariko Bibiliya iravuga ngo Imana ishobora gukora ibiruta cyane ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira. Ni ukuvuga ibintu biruta cyane ibyo dusengera, twifuza, dutekereza cyangwa se twizera. Kumenya intego y'ubuzima bwawe byoroshya imibereho, byoroshya guhitamo ibyo ukora n'ibyo udakora. Intego y'ubuzima bwawe ihindura igipimo ukoresha uhitamo ibikorwa witaho n'ibyo utitaho. Iyo ugeze imbere y'ibikorwa icyo ari cyo cyose, uribaza uti ese gukora ibi birafasha gusohoza imwe mu ntego z'Imana ku buzima bwanjye? Iyo udafashe intego y'ubuzima isobanutse, nta shingiro uba ufite iyo uhitamo. Iyo ugena uko uzakoresha igihe cyawe cyangwa ubutunzi bwawe, uzaba mu kamenyero ko guhitamo bitewe n'ibyo ureba, igitutu abandi bagushyizeho cyangwa uko wumva umeze muri wowe muri ako kanya. Abantu batazi intego y'ubuzima bwabo
bagerageza gukora ibintu byinshi icyarimwe, bikabazanira guhangayika, umunaniro n'amakimbirane mu mutima. Ntibashobora gukora ibintu byose abantu bashaka uko bakora. Ubundi igihe ufite cyagenewe gukora ubushake bw'Imana gusa. Niba ubona udashobora kurangiza ibyo wihaye gukora, jya umenya ko urimo kugerageza gukora ibirenze iby'Imana yashakaga ko ukora, cyangwa se ukaba ukoresha igihe nabi, nk'iyo umara amasaha menshi imbere ya televiziyo. Kuba ufite intego bituma ugira imibereho yoroshye na gahunda zitakuvuna. Bibiliya ivuga neza ngo ubuzima bwo kwifata no kugaragaza kwigaragaza uko utari bwerekana n'ubukene bw'umutima, nyamara ubuzima bucishije make burimo inyungu nyinshi. Ibyo bizana amahoro y'umutima. Mwami Imana, ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa, kuko akwiringiye. Kumenya intego y'ubuzima bwawe biguha icyerekezo. Imibereho yawe bituma imbaraga zawe n'umwete wose ubikoresha mu bifite umumaro. Utangira kugera kuri byinshi kubwo guhitamo gukora bike by'ingirakamaro. Ubundi muri kamere y'umuntu habamo kurangazwa n'utuntu duto tudafite n'akamaro. Usanga duhora twiruka inyuma y'umuyaga. Hari David Thoreau yaravuze ngo abantu benshi babaho mu bwihebe busa n'umutuzo, ariko ab'iki gihe bo babaho mu kwirangaza kutagira icyo kubagezaho. Abantu benshi basa n'icyuma bakoresha bapima umuvuduko w'umuyaga, bihora byihindukiza cyihuta ariko kitabaho kiri. Niba udafite intego isobanutse y'ubuzima bwawe, uzahora ubyina muzunga, uhindura imirimo, uhindura inshuti, uhindura amatorero cyangwa n'ibindi bintu by'inyuma, wibeshya ko uko guhindagura bizana gahunda mu mibereho yawe, cyangwa ko bizahaza inzara y'umutima urimo ubusa. Uzahora wibwira uti wenda ubu ko n'impindura hari igishya kizabizanzanira, ariko amaherezo uzasanga bidakemuye ikibazo cyawe, kuko ikibazo ufite ni icyo kubura icyerekezo no kutagira intego. Bibiliya igira iti ntimukabeho nk'abanyamugiyo bijya b'abapfu badatekereza, ahubwo murwanire kumenya icyo umwami wacu ashaka. Imbaraga zo kugendera mu nzira imwe zisobanuka neza iyo twitegereje imikorere y'urumuri. Urumuri rusanzwe nta mbaraga rugira, ariko iyo urwerekeje umujyo umwe rwunguka imbaraga. Iyo imirasire y'izuba yerekeje hamwe ukoresheje ikirahure cyitwa lupe, ishobora gutwika impapuro ndetse n'ibyatsi. Hari n'ubuhanga bugezweho bwo gucisha urumuri ahantu hato cyane hakavamo imbaraga zitwa laser, zishobora gukata ibyuma n'iyo byaba bikomeye. Nta kintu kigira imbaraga nk'ubuzima bufite icyerekezo, ni nk'imibereho ifite intego. Abagabo cyangwa abagore bagize icyo bahindura mu mateka y'isi ni abari bafite ubuzima bufite icyerekezo. Urugero ni nk'intumwa Paul, wakoze nk'uri wenyine agakwiza ubutumwa bwiza mu bwami bw'Abaroma bwose. Ibanga rye ryari ubuzima bufite icyerekezo. Yivugira neza ati imbaraga zanjye zose nazerekeje kuri iki kimwe gusa, nibagirwa ibiri inyuma, ngambirira ibiri imbere. Niba ushaka ko ubuzima bwawe bugira icyo buhindura ku isi, buha icyerekezo. Urekeye aho gusambira byose, urekeye aho kugerageza gukora byose, jya ukora bike, ugabanye imirimo imwe n'imwe, kabone niyo yaba igaragara ko ari myiza. Wibande ku byo ubona ari iby'ingirakamaro. Ntuzitiranye gukora byinshi no gusohoza byinshi. Ushobora gukora byinshi ntacyo ugamije, ariko se amaherezo bimaze iki? Paul yaravuze ngo mureke duhurize imitima kuri iyo ntego, twese abashaka gusingira iby'Imana yaduteguriye. Kumenya intego y'ubuzima bwawe byongera imbaraga mu mibereho yawe. Iyo umuntu afite intego bimutera kugira umurava. Nta kintu gishobora kukongeramo intege nko kugira intego isobanutse. Iyo abantu babuze intego, ntibashobora gushishikara. Iyo udafite iyo ujya, no kubyuka ubwabyo bihinduka umuruho. Akenshi ikitunaniza kikatumaramo imbaraga
kikatubuza umunezero. Si akazi kenshi, ahubwo ni akazi katagira icyo kagamije. Bernard Shaw yanditse ngo dore igitanga umunezero mu buzima ni ukumva imbaraga zawe urimo kuzikoresha ikintu gifite umumaro, ukumva urimo guhindura ibintu aho kwitwara nk'agapfunyika k'intege nke. Wirebaho mu tubazo n'amaganya atavaho, witotombera ubudatuza ko isi itakwitayeho ngo iguhe umunezero. Kumenya intego y'ubuzima bwawe bigutegurira ubuzima bw'iteka. Abantu benshi bamara ubuzima bwabo ku isi bagerageza gusiga umurage ku isi, bahora bashaka ikizatuma bahora bibuka niba ku isi nibava ku isi, ariko ku iherezo rya byose ikizajya icyo kimara si ibyo abantu bazaba bavuga ku buzima bwawe, ni iby'Imana izabivuga. Icyo kenshi abantu batabona ni uko ibyo twageraho byose haza abandi bakabirenza. Uba ikirangirire mu mukino, ejo hakaza undi akakurenza, uramenyekana ejo ukazibagirana. Kandi ni byiza abantu bakuvugaho bageraho bakamenyera. Akiri muri kaminuza, uwitwa James Dobson yari yarihaye intego yo kuzaba uwa mbere mu gutwara igikombe mu mukino w'amarushanwa ya tennis. Intego ye ayigeraho, akajya yumva afite ishema kuko igikombe yatsindiye cyari gitatse agaragara mu ishuri. Haciyemo imyaka umuntu arakimwoherereza, bari bagisanze mu iyarara aho bari bataye imyanda barimo kuvugurura inyubako y'ikigo. Hanyuma James arandika ngo igihe kiratinda ibyo watsindiye abandi bakabiyorana n'iyarara yo mu cyavu. Kubera ko kuzasiga umurage ku isi ni ukureba hafi. Uburyo bwiza bwo gukoresha igihe ni ukwishakira umurage udashira. Ntabwo Imana yagushyiriye ku isi ngo ukorere kwibuka. Yagushyiriye ku isi kugira ngo utegure imibereho y'iteka. Umunsi umwe uzahagarara imbere y'Imana ikora igenzura ry'ubuzima bwawe, ikizamini cya nyuma mbere y'uko winjira mu bugingo buhoraho. Bibiliya izavuga ngo mwibuke ko buri wese muri mwe azihagararira imbere y'intebe y'imanza y'Imana, kuko buri wese muri twe azamurikira ibyo yakoze imbere y'Imana. Amahirwe ni uko Imana iri mu ruhande rwacu kandi ishaka ko twese dutsinda ikizamini. Nicyo cyatumye itwereka ibibazo mbere y'uko ibizamini bikigera. Bihereye ku byanditswe muri Bibiliya, dushobora kwemeza ko Imana izatubaza ibibazo by'ingenzi. Icya mbere, umwana wanjye Yesu Kristo natanze wamukoresheje iki? Ntabwo Imana izakubaza idini wabagamo cyangwa imyizerere wari ufite mwari mufite. Ikintu kimwe gusa kizagira icyo kimara ni iki ngo ese wemeye ibyo Yesu Kristo yagukoreye kandi wizeye kumukunda no kumwizera. Yesu yarivugiye ubwo ati ni njye nzira no kuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Icya kabiri, ibyo naguhaye byose wabikoresheje iki? Ubuzima naguhaye, impano zose, ubuhanga, igihe, imbaraga, inshuti ndetse n'ubutunzi Imana yaguhaye, ese wabikoresheje mu nyungu zawe cyangwa wabikoresheje mu gusohoza umugambi w'Imana yakuremeye? Kugutegura ngo utazatsindwa ikizamini ni ibyo bibazo bibiri, niyo ntego y'iki gitabo. Ikibazo cya mbere kizagena aho uzamara ubuzima bw'iteka. Ikibazo cya kabiri kizagena ibyo uzakora mu buzima bw'iteka. Nurangiza gusoma iki gitabo uzaba ushobora gusubiza biriya bibazo byombi. Ibi bibazo byose maze kubona hano hejuru, turazirikana intego ivuga ngo mbese imibereho mfite niyo nzira y'amahoro? Ese imibereho mfite ni intego yo mu nzira y'amahoro? Ikindi murongo dufata mu mutwe uyu munsi uravuga ngo Mwami Imana ugushikamijeho umutima uzamurinda abe amahoro masa uko akwiriye. Ikindi asigara wibaza ngo mbese uwabaza umuryango wanjye cyangwa abo tubana bavuga ko ari iki kigenga ubuzima bwanjye? Ese ubundi ni iki nshaka ko kingenga? Imana tugirire neza. Wowe wari uteze amatwi iki kiganiro uyu munsi, ndagushishikariza kugira ngo ugumye ugire ibihe byo kuba muri uyu mwanya, ugumye twigane muri urugendo rw'iminsi 40. Wenda twazayiranga twese twamaze kubona icyerekezo gikwiye, tukagira ubuzima bufite intego. Ndagushimiye kuba uteze amatwi iki kiganiro cyose. Imana iduhane umugisha, usengere umuryango wawe, usengere n'abana bawe,
usengere igihugu cyawe kandi usengere isi muri rusange, kugira ngo irimo bibabaza, irimo bitera agahinda, Imana idushoboze kubirenga, turusheho kumva umugambi wayo ku buzima bwacu, kandi nkwifurije nawe kugira ibihe byiza. Mana yacu, urakoze ko uduhaye umugisha wawe, ujye kubana natwe muri byose, icyatugira umumaro uyu munsi wa none, itumenyeshe nk'abana bawe, kugira tubashe kuba ubuzima bufite intego nzima kandi zikwiriye, kugira ngo tubashe kwinjira mu mugambi wawe no kuba mu buzima bwawe wadushakiraga igihe waturema. Urakoze Mana ku bwacu twese n'abacu bose, mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen. igahumurizwa